ndabanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kuri iki cyumweru tariki 8 ukwezi kwa 11 2020. Turanezerewe kandi kubana namwe mu ijambo ry'Imana. Tubifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana Data mu izina rya Yesu Kristo, kandi turizera ko Imana ikomeza kubarinda no kubagira neza. Ijambo rero ry'uno munsi rifite umutwe ugira uti Imana niyo mugenga w'ibihe. Imana niyo mugenga w'ibihe. Rero reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli ibice 2 ku murongo wa 21. Aravuga ngo niyo inyuranya ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Ngo niyo inyuranya ibihe n'imyaka. Hano Danieli, aya magambo dusomye muri Danieli ibice 2 ku murongo wa 21 n'amagambo Danieli yayavuze mu masengesho ashima Imana kuri impamvu. Umwami wa Babuloni aha turi mu kinyejana cya 6 imbere ya Yesu Kristo. Umwami wa Babuloni yarose inzozi. Uwo mwami yitwa Nebukadnezar. Uvuga ngo ubwami bw'i Babuloni ariyo Iraki ya kino gihe bwari garura ibihugu byinshi harimo ni Buyuda. Noneho Yerusalemu rwa mukuru w'Ubuyuda uratsindwa, abayuda batwarwa ari inyagano i Babuloni. Hanyuma noneho Danieli rero niho bisanze mu bunyage. Danieli na bagenzi be abitwa Shadraka, Meshaki, Abedinego baje gutoranywa kugira ngo bakorere ibwami. Nukuvuga ngo babarwaga mu banyabwenge b'ibwami. Hanyuma noneho icyo gihe rero iyo umwami yagiraga ibibazo yahamagazaga, yatumizaga abanyabwenge. Mu Gifaransa bitwa les astrologues, les sages, les magiciens. Uvuga ngo n'abantu i Babuloni bafatwa nk'abantu bafite ubwenge buva mu rwego rw'Imana, Imana mu bwinshi. Hanyuma umwami yarizeraga ibyo bavuga ko ari byo. Danieli rero nubwo bari abagaragu b'Imana isumba byose yaremye ijuru n'isi, nabo babarwaga muri abo banyabwenge. None umwami arota inzozi, nibyo dusoma mu gice cya 2 cyose, abona igishushanyo kinini cyane kimuteretse imbere. Noneho n'ibice bikigize bitandukanye: zahabu, ifeza, imiringa, icyuma n'ibumba. Iyo usomye mu gice cya 2 urayibona. Hanyuma noneho akangutse ashaka kumenya icyo izo nzozi z'icyo gishushanyo kinini yarose kimuhagaze imbere, icyo inzozi zisobanura. Nkuko bisanzwe rero atumiza abanyabwenge b'i Babuloni ngo bamubwire icyo inzozi zivuga, ariko nta n'umwe yabashije kubimenya. Ahubwo baramubwira bati tubwire ibyo yarose hanyuma tuguhe ibisobanuro. Umwami Nebukadnezar aravuga ngo murashaka kumbeshya, ariko nimumbwire ibyo narose ndaza kwemera ko n'ibisobanuro bibutange ari byo. Ariko ibyo nta muntu yari kubimenya, kuko inzozi zari zivuye ku Mana. Nta mudayimoni, nta bucurabwenge bwari kumenya ibyo bituruka ku Mana. Isi y'umwijima nta ruhare yari ifite muri iryo yerekwa. Noneho Nebukadnezar mu burakari bwinshi ategeka umugaragu we, umukozi w'ibwami yitwa Ariyoki, kugira ngo umutware w'ibwami kugira ngo agende arimbure abanyabwenge bose i Babuloni. Birumvikana ko na Danieli nabo iryo tegeko ryarabarebaga. Danieli abyumvise abwira Ariyoki ati injyana ku mwami kugira ngo musabe ampe ibihe kugira ngo nzamubwire ibyo yarose n'ibisobanuro. Noneho Danieli ahabwa igihe, aragenda abikoza kuri bagenzi be Ananiya, Mishaeli na Azariya, nabo n'abayuda bagenzi be, ngo rero tugende tubaze Imana yacu, kuko niyo Mana nyamana itubwire ibyo umwami yarose n'ibisobanuro, kugira ngo abanyabwenge be kurimburwa, kubera ko iteko ryari iteko ntakuka. Noneho bajya mu masengesho
tubisoma kuva ku murongo wa 17 mu gice cya kabiri cya Daniyeli, ko bagiye mu masengesho, ngo nuko Daniyeli ajya mu nzu ye abibwira bagenzi be Ananiya na Mishayeli na Azariya kugira ngo bingingire Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe, ngo ibagirire imbabazi batarimburwanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. 19 tumanuke. Nuko ibyo byahishwe bishurirwa Daniyeli mu nzozi yarose nijoro, maze Daniyeli ashima Imana yo mu ijuru ati, izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. None akaza mu murongo wacu duhagazeho muri nyigisho, niyo inyuranya ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya, kandi yishura ibihishwe byahatagerwa. Abazimu, abadayimoni, abacurabwenge ntibashobora kurunguruka ibihishwe mu Mana. Izi nibyo mu mwijima, umucyo ubana nayo. Ndagushimye, ndaguhimbaza wowe Mana y'abasokuruza, umpaye ubwenge n'ubushobozi, unsobanuriye ibyo twagusabye, kuko utumenyesheje ibyo umwami ashaka. Nuko Daniyeli ajya kwa Ariyoki, wari wategetswe n'umwami kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni, amubwira atya ati, nturimbure abanyabwenge b'i Babuloni, ahubwo unshire umwami, musobanurire ibyo ashaka. Hano rero turabona ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero ibintu byose biba ku isi Imana irabizi. Rero Imana ifite ibintu bitatu idasangiye n'undi uwo ari we wese cyangwa n'ikindi kiremwa cyose. Ari ikintu bita omniscience. Imana izi byose. Satani n'abadayimoni be n'abamarayika b'umwijima ntabwo bazi byose. Imana ishobora byose. Satani ntabwo ashobora byose, afite akarimbi. N'abantu ntibashobora byose, afite akarimbi. Imana ikaba iri hose. Imana iri hose icyarimwe. Rero omniscience, Imana izi byose. Omnipotence, Imana ishobora byose. Na omnipresence, Imana iri hose. Badaniyeli rero n'Abayuda, bivuga ko nibo bari barahawe mbere y'andi mahanga kumenya Imana rurema. Ayandi mahanga yari mu mwijima wo gusenga imana zitarizo ibigwamana. Na niyo mpamvu rero bamaze kumva iteko ry'umwami ryo kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni, bo birukiye ku Mana kubera ko bazi ko Imana izi byose. Binjira rero mu masengesho basobanuza Imana, kandi Imana murumva yuko yayishuriye Daniyeli iby'umwami yarose n'ibisobanuro byabyo. Na niho rero Daniyeli mu gushima Imana, mbere yuko ajyana ubutumwa kwa Nebukadinezari amubwira ibyo yarose n'ibisobanuro, mu magambo make nibijyanye n'ubwami buzagenda busimbura ubundi uhereye ku bwami bwa Babuloni, ari cyo gihe Daniyeli barimo, kuzageza ku bwami bw'Imana buzaza, none bugasimbura ubwami bwose bw'abana b'abantu. Nicyo igishanyo kisobanura. Gisobanura amateka y'amahanga mu mitegekere yayo. Mwibuke ko turi mu kinyejana cya 6 mbere ya Yesu Kristo. Ni mu gihe cy'ubwami bwa Babuloni nibwo butegeka isi y'icyo gihe, ariko Imana yishura n'ubwami buzasimbura bwa Babuloni, n'ubuzasimbura ubwo buzasimbura bwa Babuloni kuzageza mu gihe cy'ubwami bwa Yesu Kristo buzazira. Kandi amateka nigeze anyomoza ibyo Daniyeli yeretswe kugira ngo asobanurire Nebukadinezari inzozi ze. Kuko ubwami bw'i Babuloni bwasimbuwe n'ubwami bw'Abamede n'Abaperesi, ari ubwo bwami bwo mu bice bya Iran. Ubwami bw'Abamede n'Abaperesi busimburwa n'ubwami bw'Abagiriki buturuka iburengerazuba mu bihugu by'Uburayi. Ubwami bw'Abagiriki busimburwa n'ubwami bw'Abaroma buturuka nyine mu burengerazuba. Kandi imbaraga ziteka isi ntago zigeze ziva iburengerazuba kuva mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma. Hanyuma rero kwiherezo hazaza ubwami bwira gatanu. Imana ivuga ngo bwo ntabwo ari ubwami bw'abantu, ngo niko kakabuye Nebukadinezari yarose
ngo karaje katajugunywe n'ukuboko k'umuntu, gakubita amano ya cya gishushanyo, kirashwanyuka, umuyaga uraza utumura ibice byacyo, hanyuma ako kabuye kahita gafata umwanya, karakura gakwira isi yose, ngo ni ubwami bw'Imana, ni ubwami bwa Yesu Kristo twiteze, kubera ko turiho turasatira amaherezo y'ibihe, turiho turasatira ukugaruka kwa Yesu Kristo kugira ngo noneho yime ubwami bwe hano muri iyi si. Murumva ko amateka ariho aragenda ahamya Daniyeli ibyo yasobanuriye umwami Nebukadinezari ku bijyanye na cya gishushanyo. Daniyeli rero mu gushima Imana mbere ko ajyana ibisobanuro kwa Nebukadinezari no kumubwira ibyo yarose, yabanje kuzamura amashimwe ku Mana, na niho yavuze aya magambo ku murongo wa 21 ngo niyo inyuranya ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi. Ariho arabwira umwami Nebukadinezari, bivuga ngo ariho arashima Imana kubera yuko Imana yamwishuriye ko n'uwo Nebukadinezari ntabwo ari umwami w'iteka, nawe azasimburwa n'undi, n'uzamusimbura asimburwa n'undi. Rero Imana niyo yonyine ubwami bwayo butazigera buhangura. Iri jambo rero ni ijambo rikomeye cyane tukwiye kumenya, umuntu wese akwiye kumenya ndetse akanizera, kuko bifite ingaruka. Mu Gifaransa aravuga ngo Dieu le maître des temps et des circonstances. Muri Bibiliya y'Igifaransa iri jambo riravuga ngo c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Bivuga ngo Imana niyo mugenga w'ibihe. Bivuga ngo ibihe uko bigenda bisimburana, Imana niyo ibigena, Imana niyo ibigenga, Imana niyo ibitegeka, Imana niyo ibihamagara uko bigenda bisimbura ibindi. Ibyo rero bifite izihe ngaruka? Kutabimenya bituma abantu iyo bageze mu bihe bibi bikomeye batangira kwitotomba. Reka dusome mu gatabo gato k'Isezerano Rishya, agatabo ka Yuda ariko kabanziriza igitabo cya nyuma cy'ibyahishuwe Yohana. Yuda gafite igice kimwe gusa, dusome ku murongo wa 14 tugeze ku murongo wa 16. Haravuga ngo Enoki wa 7 uhereye kuri Adamu yahanuye ibyabo. Nukuvuga ni bande? Ngo abantu batubaha Imana. Ngo yahanuye ibyabo ati dore Uwiteka yazanye n'inzovu nyinshi z'abera be, kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka baciriweho, no kwemeza abatubaha Imana bose ukuri kw'imirimo yose yo kutubaha Imana bakoze batubaha Imana, n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bayitutse. Abo ni abitotomba n'ababubura bagenda bakurikiza irari ryabo, akanwa kabo kavuga amagambo atumbyemo agasuzuguro, bubahira abantu kubakuraho indamo. Nivuga ngo rero kutamenya ari amagambo ari muri Daniyeli ibice 2:21 akubiwe mu isengesho ry'ishimwe. Daniyeli yasenze Imana ayishimira ko yamuhishuriye ibizatuma abanyabwenge b'i Babuloni barokoka itegeko ryo kubarimbura. Iri jambo ngo Imana niyo inyuranya ibihe n'imyanya, Imana niyo mugenga w'ibihe. Iyo umuntu atabizi mu buzima bwe, iyo ageze mu bintu bikomeye akaba mu bihe atishimiye, ni ngombwa bimuremamo kwitotomba, noneho agatangira kuba mu busharire kubera ko ariho aranyura mu bihe bibi. Ariko iyo umuntu amenye ko Imana ariyo mugenga w'ibihe byose, akabyizera, bimuremamo amahoro y'Imana, akarinda umutima we, akarinda n'ibitekerezo bye muri Kristo Yesu. Nibyo dusoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi ibice 4 ku murongo wa 6 n'uwa 7 ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye, mubyingingiye mushima, nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Nimukiganyire. Ni ukuvuga ngo rero
kwiganyira no kwitotomba bituruka ko umuntu atazi ko Imana niyo mugenga w'ibihe, byaba ibihe byiza, byaba ibihe by'ibigeragezo, byaba ibihe ibyo ari byo byose, Imana niyo mugenga wabyo, niyo ibitegeka, niyo ibifiteho ubushobozi. Iyo tubimenye rero, dutunga rero umutima wo kunezererwa mu Mwami Yesu, tukagira amahoro y'Imana mu mitima yacu, akarinda n'ibitekerezo byacu ntibifatwe no kwiganyira no kwitotomba. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Kandi iyo abantu biganyira, iyo abantu bitotombeye ibihe barimo, ni ibyerekana ko Imana ntabwo iri ku ngoma. Ibihe byayisize, ibihe byayicitse. Kenshi turizera ko ibihe byiza ari Imana ibiri inyuma, ari Imana ibigenga. Ariko haza ibihe bibi, twihutira kumva yuko Imana byayicitse. Ntabwo Imana igifite kontrole kuri ibyo bihe. Ariko ntabwo ariko biri. Nimwibaze igihe cya Daniyeli, haje itegeko rikomeye cyane, nabo bari kwicwa muri uwo mubare w'abanyabwenge b'i Babuloni, kuko niho bari. Ariko ntabwo tubona abadaniyeli bitotomba, ntabwo tubona abadaniyeli biganyira, ntabwo tubona abadaniyeli bibaza ngo ese Imana kubera ko yemeye ibi. Badaniyeli bari bazi ko Imana ariyo mugenga w'ibihe byose. Bari bazi ko mu ijuru hari Imana, niyo mwami w'ijuru n'isi, niyo yaremye ibihe, na niyo ituma bigenda bikuranwa. Nuko amanywa akuranwa n'ijoro, niko ijoro rikuranwa n'amanywa, niko n'ibihe byiza n'ibihe bibi Imana yategetse yuko bigenda bisimburana. Ariko Imana niyo mugenga w'ibyo bihe byose. Niyo mpamvu Daniyeli ntiyigeze ahungabana, yakomeze kuba umugabo wo kwizera. Na niyo mpamvu yavuze adashidikanya, abwira Ariyoki umutware w'ibwami, genda ubwire umwami aduhe igihe, njyana ku mwami musabe aduhe igihe, dusenge Imana yacu, niyo izi ibihishwe, hanyuma tuzamuha umwami igisubizo. Agenda bikoza kuri Shadraka, Meshaki, Abedinego, aribo bitwa Hananiya, Mishayeli na Azariya. Hanyuma abo rero aribo Shadraka, Meshaki, Abedinego, amazina bahimbwe y'i Babuloni. Noneho basenga Imana, Imana irabumvira, Imana ibayishurira ibyo Nebukadinezari yarose, ibaha n'ibisobanuro. Kandi amateka turimo, n'amateka uko yagiye asimburana, agenda ahamya yuko amahanga agenda akurikira ibyayishuriwe Nebukadinezari mu kinyejana cya 6 mbere ya Kristo. Kuko ubwami bwagiye buteka isi, tukaba turi ku ngoma y'ubutware bw'iburengerazuba kugeza uno munsi. Nubwo amahanga, nubwo haze kuvuka rero les nations modernes, amahanga y'iki gihe akaba yitwa ko yigenga, ariko ububasha, ubutware hejuru y'amahanga yose buracyari iburengerazuba, muri Occident, Western countries. Hanyuma mu nyuma turumva ko ubwami bwa Kristo nibwo buzaza bugakubura ubwami bwose bwo mu isi. Hanyuma Yesu akima ingoma ye ari Yerusalemu, ariko ingoma ifata isi yose, aribwo bwami bugira gatanu muri ryahishurirwa Daniyeli yahawe ku gishushanyo Nebukadinezari yarose mu gice cya 2 mu gitabo cye. Ibyo rero byatumye Daniyeli na bagenzi be bavuga bati hari Imana, hari Imana izi byose, hari Imana mugenga w'ibihe byose. Uyu munsi rero nashaka kukubwira, hari Imana mugenga w'ibihe byose, hari Imana yaremye ijuru n'isi. Iyo bimenye rero, ntabwo ibigushikira byose bibasha gutuma utumutwe. Umenya yuko hari Imana ibigenga, hari Imana izabishiraho akarimbi. Ibigeragezo ndimo, hari Imana izi bitaranatangira, kandi ninyisenga nkayizera iraza kubishiraho akarimbi kugira ngo mbisokemo nemye. Uyu munsi rero nashaka kukubwira ngo niwemere ngo kwitotomba hamwe no kwiheba bifata umutima wawe. Nkuko twumvise ngo nimukiganyire, niko Paulo yandikiye Abafilipi, nimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingiye, mushimye. Ibi bikorwa n'abantu gusa bamaze kumenya kandi bakizera
ko Imana ariyo mugenga w'ibihe byose, byaba bibi byaba byiza, byaba ibihe by'umucyo byaba ibihe by'umwijima, ko Imana ariyo ibigenga byose. Satani ntabwo ariwe mugenga w'ibihe, Imana niyo mugenga w'ibihe. Imana niyo itegeka buri bihe byose. Iyo umaze kubimenya rero, hanyuma wagera mu bigeragezo, wagera mu bintu bitoroshye, icyo ukora ntabwo wiheba, ntabwo witotomba, ntabwo wiganyira, ahubwo ukora nka Daniyeli na bagenzi be. Ujya mu cyumba cyawe ugasenga Imana, ukamenyesha Imana ibyo bihe urimo, ukamenyesha Imana ibyifuzo byawe mu gusenga, ngo no kwinginga ukabyingingira ibyo ushaka, hanyuma ukanashima ko Imana yakumvise, kandi uzabona ko Imana ariyo mugenga w'ibihe byose. Uyu munsi rero Imana irakubwira ngo wowe unyizera, humura, n'igihe mugenga w'ibihe byose, kandi na kimwe kinanira, kandi na kimwe kinshika. Buri kintu cyose mbere ko kinaza mba mbizi, kandi nagishiriho akarimbi kidashobora kurenga. Reka kwerekeza amaso yawe iburasirazuba, irengerazuba, ikusi n'ikasikazi, ahubwo tumbiriza amaso yawe mu ijuru. Mu ijuru hari intebe y'Imana, ubwami bwayo ntibubasha kunyeganyezwa, ingoma yayo ni iteka ryose. Iyi Mana ya Daniyeli, Shadraka, Meshaki, Abedinego niyo Mana yacu yaje muri Yesu Kristo, na niyo Mana twizera muri kino kinyejana cya 21. Iracyari ya Mana yaremye ijuru n'isi, iracyari ya Mana yahishuriye Daniyeli na bagenzi be uko amateka azagenda asimburana kuzageza igihe ingoma ya Kristo izahishurirwa muri iyi si yacu turimo. Uyu munsi rero nashaka kukubwira ngo ukwiye kumenya mbere na mbere yuko Imana niyo mugenga w'ibihe byose, yaba byiza yaba bibi. Nta na kimwe gishobora kubaho Imana itagifite ubushobozi. Hanyuma icya kabiri, si ukubimenya gusa, ukwiye no kubyizera, kugira ngo bitume amahoro y'Imana arutwe uko yamenywa n'umuntu wese, azarinde umutima wawe n'ibitekerezo byawe muri Kristo Yesu. Kandi mu bihe bikomeye, mu bihe by'ibigeragezo, ukajya imbere y'Imana mu gusenga, udata umutwe, utagira ubwoba, udahungabanye, ukajya imbere y'Imana. Reflexe ya mbere, ikintu cya mbere ukwiye gukora iyo uri mu bihe bikomeye, ntabwo ari ukwiruka hirya no hino. Icya mbere, intambwe ya mbere ikwiye kuba imbere y'Imana, ugasenga Imana, ukamenyesha Imana ibyo ukeneye, ibi uranyuramo mu gusenga, mu kwinginga, ndetse ukanashima ko Imana yakumvise, kandi ko Imana uzabona isohoza, haleluya, isezerano ryayo ivuga ngo numpamagare nanjye ndakwitaba, haleluya, ngukize, haleluya, nawe uzamesha icyubahiro. Kandi Imana ikavuga muri Yeremiya 33 iravuga ngo mpamagara nanjye ndakwitaba, nkwereke ibintu bikomeye utamenya, kuko Imana niyo, haleluya, izi byose, kandi na kimwe gishobora kubaho Imana itazi, kuko buri kintu cyose imenya iherezo ryacyo kitaranatangira. Nibyo yabwiye Yeremiya. Iyo usomye Yeremiya 33 ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3, ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwa kabiri agikingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe riti. Urumva ko ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya mu bihe bikomeye nawe yarimo, yari muri gereza, yari mu bigeragezo. Uku ni Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuga ngo ntabaza, ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Aya magambo ni Imana ikubwiye nawe. Ntutabaze hirya no hino, umutabazi n'umwe gusa, ni Yesu Kristo, ari hafi yawe. Tumaze kumva ibintu bitatu biganga Imana, ishobora byose, izi byose, iri hose. Aho uri, menyesha imbere yayo ibikubabaje, ibikuvunye, ibikuremereye. Aho ngo utumutwe, aho ngo witotombe, aho ngo wiganyire, hari Imana. Kora nk'uko ba Daniyeli bakoze. Hashize imyaka hafi 2600 bari mu bihe bikomeye mu kaga, ndetse iteko ryari ryo kubica nabo, ariko bavuze ngo hari Imana. Ntago bataye umutwe, ntago bitotombye. Nawe muri iki gihe ibyo wabunyuramo byose, hari Imana mu ijuru, haleluya.
itegereje kumva ibyo uzamura nk'amasengesho, kugira ngo Imana ikwereke ko iriho, ikwereke ko ikuzi, ikwereke ko ari mugenga w'ibihe byose. Rero Imana iraguhamagariye uhereye none, ibi uzanyuramo byose ntuzigere uta umutwe, ntuzigere witotomba, ntuzigere wiganyira. Uzakore nka Daniyeli na bagenzi be, ujye imbere y'Imana, hanyuma ubwire Imana haleluya, hanyuma winginge, hanyuma ushime, hanyuma uzabona Imana yuko atari Bayali, atari Dagoni, atari ikigirwamana, ko ari Imana yaremye amatwi kubera ko yumva, yaremye amaso kubera ko ireba, yaremye akanwa kubera ko ivuga, kandi yaremye amaboko kubera ko ikora. Haleluya, haleluya. Iri ni ijambo Imana iguhaye uyu munsi. Ntutu umutwe muvandimwe, ntiwiganyire, ntiwitotombe. Imana irazi ibyo uranyuramo. Imana irakubwiye ngo tera intambwe ugere ikirenge cyawe mu cya Daniyeli. Mu bihe bikomeye ntago bataye umutwe, baranyizeye, baranyiringiye ko ndi mugenga w'ibihe byose, kandi nigiwe nyuranye ibihe n'imyanya. Haleluya. Reka rero dusaba Imana kugira ngo iduhe umutima nk'uwa Daniyeli na Shadraka na Meshaki na Abedenego, tuzahesha Imana yacu icyubahiro no mu bihe bikomeye. Urakoze Imana kubwira ijambo ryawe, uturememo umutima wo kukwizera, kukwiringira no mu bikomeye nka Daniyeli na bagenzi be, kugira ngo tuzaguhesha icyubahiro no mu bihe bikomeye. Uduhishurire Mwami Mwuka Wera, uturememo mu mitima yacu kumenya no kwizera kw'Imana ariyo mugenga w'ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa, urifuza inama, waduhamagara kuri 0784 26 1800 ndetse na 0788 46 0055, cyangwa ukatwandikira kuri info@btchurches.net.